ntangiye mwese mbaramutsa muraho mwese rubyiruko mwese uko mbabona mukereye mwese ibirori mutegereje impamvu mbazaniye nicaye iwacu aha mu muco mu gatondo keza k'umususu mbona nk'umujene bigayitse numva nkwiye kubaduka nkakwiza hose iyi nkuru mu gaseso keza k'umususu nafashe neza biriya ndambura hirya urupapuro rukarimo 39 niho Mariya yihuse atanga neza ubwo butumwa. Ese Mana ndatuma nde ko Mariya yihuse ajana ubwo butumwa bwo marayika yaramuhaye mujene we waje nkagutuma. Iyo baba Mana ndatuma nde iyo baba shenye ndatuma nde shenye disi nindutumwe mujene ngwino dutumwe twese biratureba. mvuye iwacu kare ngiye iyo nzi kari kure ntawe nshaka nganya kure ababikunda babikore njye umuzigaba murabe mwegereye musanga nizibyo byiza bitatse Imana nyir'ingoro yumva iryo jambo ngakemuke ati mva nkubwire disi we n'undi munsi uko mbona uku ubanza wireba undebe ibyo bigambo ubu nzanaho simbishaka mu matwi yanjye bwira imburamukoro nkawe. mbe mukobwa urajya he ko mbona wanze kuwuhe ngo se guhahira uguhe aguhe impamvu yishimeho n'umuco wacu ugumeho ngaho mu ndero uyu nyirakanani Mana we ninde ukohereje aha we ninde ukuntumye nkumiwe ngewe Keza usirimutse. Keza mwiza usirimutse si ubusirimu kuvuga utyo n'ubuhara kugira utyo ni uguhabagirira iyo wisamara ejo udasara. ngenda samara nawe uzi iki ko mfite ubwiza buhogoza ko mfite amaso abahogoza dore amataye arabariza muri kikanditsa na bike shenge ubwiza uri guhaya buragusiga bakugaya bakujya ubwenge nka ruhaya yahenze ubwenge wa rupyisi nayo yasyaza ngo irazirya. ese ubwo ntawe uravuga iki reba rumbi iyo ukenyeye nta gakanzu kaboneye hose uracupiye nta muhungu ugukoraho. bareke baze bakoreho kandi rwose uraharawe baraguhaga batasiwe maze ubu yeruta Imana uri ntaho ubonabone uzabona unyibagirwe ndi umukobwa w'ikimero n'amaribori ku bibero n'indoro itaguha amahoro maze nkabyambarira ko ngaho reba izo nkenure ku munwa wigize ikinure no mu gatuza urabunuje Keza waretse izo ngeso niyo nabaha ndamaze sindi nkawe w'imusozi nyirakanani w'ibijipo utazi kwambara kamini uri umuturage ceceka. nyinshi amazi nyabusawe nshaka inshingira gucubya nshaka inshingira cucamo n'umuco wacu gucumute ucika kwicuca umutima. uyu mukobwa arasekeje ese ubwo ubundi uzi viziyo uzi aho u Rwanda rugeze ubu iyo migenzo yarazimye ibya gihanga igumanira. Keza mwiza gira unyumve gira ibyawe utumvaho sha byanga byose byogapfa ntukabyumva ubyiyame ibya gihanga ubyiteho. sha ndumva rwose unganjije kandi rwose undangije inama zawe umpagije ni iz'ingenzi zangose nizize zose zingemo. nuko Keza we rwose uri umuzungu pe uri umusirimu ni ukuri ndabigushimiye garuka ucumbike mu muco. sinkubeshye nyirakana ngiye kwanga ya maraha nzajya nambara ngeze aha hose nkwirende kamini nitwa umwari w'urugero. rubyiruko twese turi hano twoye kwiyicira umuco ngo duce ibyacu bicurame ahubwo twicare bucuti tuwusigasire utaducaho. ndaje rwose mpinduke ngewe Keza w'ihabara nkwize hose ivanjiri abatayizi bayimenye bamenye ko Kristo ariho koko.
ngwino rwose dutumwe twihute rwose nshuti tubagendere twese mu mujyo tubaduke twese nka Mariya dukwize hose ivangira. bibaye byiza ko nsubika ibyiza ni ugukomeza ibihe byanze kubiduha gira icyo utora mu byo mvuze ukorera Imana mu by'ukuri. nuko disi we ni umusaza ndi umusizi ndi indyo nziza itera umubiri kuyaga. Viviane tuyishimire. nashimirwa Adeline murakoze.